Papa. Ayo. Kumbona waje kuryama inyuma y'inzu mu bihuru hana amahoro. Sinababwiye ngo nebyare byishimo cyangwa ndabeshya. Zirahabwe ko nzabazira mu kajya ngo ndababeshya. Urabona bitabaye inkuru itabaye mama. Kumbona saho gusa n'uwavunitse. Nabaye iki se Siriya mbwa ngo ni furafura shaho wangize gutya mpondaguye akanyukanyuka. None ngo urashaka kuteretwa nayo koko. Uvuze ngo iki papa? Furafura niyo watinyuka akakugira gutya. Papa cyangwa uri muramubeshera bya bindi byawe ko nzi kubeshya. Ndakabeshya Imana mamera. Ubwo se ndamubeshyera iki se we wankubeshaje gukora mbonazanye. Imbere n'umuhina kubita hano mu mbavu. Ahita kubita mu bwoko arawuca. Nageze hano nkururuka. Kandi n'ubundi narababwiye ngo nzabazirerega. Ubundi sabwiye mutekano. Ngo ni mwebwe ndimo kuzireye. Ahubwo ntagibukije agenda ubwira umutekano. Bagende bamufate mu maguru mashya hakiri kare. Batamubura batabacika. Ngo iki? Ubu furafura niyo watinyuka akakugira gutya papa ntago ndi kubyemera neza. Si hejuru yanyu njye numubwira ko bamuhengesha uruhinda atabacika. Cyangwa pfiremo hano ndebe kuzandya. Mwana isaka saa kumirora. Furafura uramuzi ni impyisi muzinde ni mva. Ni umugome muri cyane. Akoze ku kimpagaze hejuru wakwihutse. Njye kuzana mutekano. Mubwira babanze bamufata. Bamufunge kuko arashaka kubafata. Hayi mubwira umutekano mubanguke. Alo? Sheri. Ko nsanze papa ari kubabara umugongo ameze nabi akaba ari kumbwira ngo niwo wamukubise. Wamuvunye umugongo. Ngo ngwiki? Kandi ambwiye ngo ni wowe. Ana ubwo sino nibi ndamenya ari ibi. Ndebera uko ameze. Yamanzindu. Ngo niho bahereye bakubita. Yababaye bamubabaje. Yanzindu ni wakugize gutya. Zumutekano se nasabe. Ariko se papa niko koko sabi inzire yo kugize gutya koko. Amvura muheto. Mukanya ni wari mumbwira ngo ni furafura wakugize ko. Muri furafura? Mukanya niko ambwiye ngo ni furafura. Akose niko. Ako Yamanzindu kandi namenye uri indyarya. Niko. Ubu wakubiswe urababara uri kwibagirwa umuntu wakugize gutyo. Ni furafura mukanya ahubwo akurikiraho ngo ninsabe usibyo nibiki. Ako bundi umuntu agukubisa inyundo akakongeza umuhine akangira kakaka uzi ibintu yankure yankandagiye mahangani none se ntera umutwanga yakandagiye niwe yaramye. Sabi urahamya kari wakugize gutyo. Niwe yogahambirwa. None se kamubwira mukanya urambwira ngo ninsabe ubundi ngo umuteka ubundi ngo ni furafura byo namenya ari ibiki. Nuwo nguwo. Toka. Niwe. Ntago ari. None se muteka ugiye nta kintu dufashije ko. Nuko uragiye guko muteka. Ariko se papa wose wowe uri kubyindi bigahaguruka tujye kwa muganga. Haguruka. Utwara boro. Iramotsa. Hasi mubashi. Ibyanjye none yikazabirwaniyemo neza byose byarangiye. Nibice byabaye ko mbona uje utarwiyambitse. Uzi kagasaza kanze kunyishyura neza karanze burundu kandi nabonye mu baturage bose
karitsiye yose abaturage bamaje kumenya ko amazi atarayanjye ndi kubanyuraho mbona bandeba ukuntu kandi urabizi ukuntu bantinyaga tunyumvire uratunyumvire nakubwiye ko nta muntu ugomba kumenya ko ari amazara yanjye none umuntu watangiye kugucika watangiye kubivuga nisi bigenze gute nyirango ko kari agasaza kanyihanangirije karambwira kati nuwongera kuza unyishyuza unsakuriza ibintu byose nzi ndabishyira hanze bite nkurangiza bishatse kuvuga ko hari amabanga mufitanye ukaba umuntu waragucitse warabivuze sibyo nyine urumva ndumva iki ndi kukubaza ngo wabivuze cyangwa nabyo wavuze kari agasaza rwose ndavuze ngo ziba ma ahore cyose mukoko mbona wabishye iki cyakubihije cyangwa se nuwakunyaye mu kanwa naba no kunyara ku munwa ma reba iki kintu kiguhagaze iruhande uzi ko abantu batangiye kumenya ko sanzu kindagiye ngo ari izanjye ngo iki ngo batangiye gukeka ko inzara izanjye unyumvire nawe we nk'umwanya nawe here bitugu mu mwanya mwana wa ibi sinabikubwiye ubu yuza kunyumvira ibi byose ntago biba bibaye nari gukora iki ngiye narakubwiye ngo dukureho umwanda ibyo uza kwa waranyumviye ntago ibi byose biba bikubayeho izina ry'Imana ariko wa mukecuru we kucyo inkora amaraso wowe kucyo ibintu byose wumva wakwica abantu uhoreba uwiyumvire kandi mwana wa uko kutumvira kwawe ntunyumve ngo wumve ibyo nkubwira kandi nkuruta ngo ushyiremo mu nkuru ibyo nakubwiye bazakwica nurabona bibona kwangaza doraho nibere injira mu nzu ibyanjye ndabyikemurira injira mu nzu wumve mvuge hari nawe wanturiwe mva kubwire akaramuka hari umuntu umenye ko ziriya nzari izanjye uri umurambo icyo nkwijeje cyo uri umurambo mva imbere here bituguse horomezi warubona ruhagaze yagira ngo uruntu akayunguruzo gusa ko umuntu asukamo amazi agahita ahita ma ukize utangiye kuraha mu rugo ruvugwa Gutwaye ikize imvune wumvisha ikize ko ngiye kuzayisubiramo mwizi minsi mbese ukagira gute nkakuvuna ariko kamvuna ndashaka oya uvuna akureka nkubwira nugomeze gutya we ntago handenza amavi ku izina ry'Imana ntago nakurenza amavi ubeshye se ubuzi wowe ugeraga gahe ku buryo wavuga ngo ntibakurenza amavi izi ni impfundiko kiwe hasana akose ko mbona nkanuriye nturumbure nk'intumbi yapfuye batabumbye amaso ubundi ushaka iki ariko rero buriya reka nze nkwereke nyereke se zuru kureba hamwe mujijingwa ngo ndimo kwinywera ibyo byurekanye umushaka amarira urukuntera muri izi minsi ngiye kuzagakusanya gose ngarundire hamwe ubundi gaguhame ukuntu urukumbabaza biguhame ndajya nkubwira ngo wowe naka kanya nabikwereka urumva hasoni ngumva none niyo migambo ufite wowe ndategereje ngo ukiri gasatsi urabe wumva niyo migambo ufite okay nimba ariyo migambo ufite none ku izina ry'Imana kugutangira ikirego nishinga nishakira kare nimba nagere kirego abo batangira ibirego sibo baragarutse warababonye nako ngo narababonye okay ndetse nawe urumva kuzamvunuka ugatoroka ukacika ntakuvuna ubu si wahaguruka nkahita mbikwereka none aha ngaha ariko niko gama we hagara nkwereke sha dore uko agenda wowe de nakwereka nako ndaca ucunze nicaye noneho urirukaza iyo uzasange hagaze ko agenda atitiba nk'inkende yabwere Kaziziya bazijyanye shi yagiye anyishuyera komera sha anda hano nsuhuza sinaguherukaga komera cyane
Yesu akozwe. Reka ryose. Ko ndi kubona sumeze nk'uw'icyaka cyishesha ni amahoro. Neza urabona yaba ari amahoro kandi ubona n'iminwa yumye. Wirumye kandi ihora gitose. Ahubwo sisha ukuntu iba gitose ubu mu majyepfo ho hameze hate. Muze mu majyepfo njya mpumva ariko ntago mpazi. Ntabwo hazi kandi uhagendana Katore. Ese mu majyepfo ko njya numva ko ari intara ngiye mpagendana gute? Kavuna imyambi yo ntarura yirirwanaga umunsi ku wundi ahubwo sisha wazantujemo. Ngo iki? Muze rimwe na rimwe ibintu ujya uvuga bijya bincanga ngewe narayobewe. Ibyo nta byagucanga buri wakwereka ngewe ibyo nirirwamo nkanabiraramo hejuru yawe none byagucangira rimwe. Se muze ubwo bugira neza uhora uvuga ubudatobora ngo mbwire nzakugira neza ntazi ibyari byo. Aha mwana wanje mbitekerezaga ntisubumbe bivuge kundi mutima ngo ko barakumvira ubusa. Nyine uzambwire numve nimba ubwo bufasha nabo guhambogora. Yego sha uzakimpa. Sha urakoze. Sha uzabungiriye neza mwa arega dore ukumbona uku n'ababyeyi banje bose baragwengeye ubu ndi imfubyi buri. Nese ababyeyi bawe bagihari nibo bagufashaga. Yewe sha nibo bageragezaga bakaja baransabira none baho bagwengereye bisaba ngo nigwarize. No mpamvu rwose najyangungirira impuhwe. Urakoze ubwo sunyemereye kuzakimpa ahubwo reka nkwereke. Uzakimura beshe rubusa kanze ubwo ngire ko nakoreye katwose ntukukumbire rimwe. Ubu tuntukoreye iminsi 4 nta nakantu ni naterera mu kanwa. Muze umpaye amafaranga urakoze nuko. Urakoze pe. Ariko ubundi uri n'umugira neza. Ariko sha usekaga neza ruko n'ukuntu ruguseka nkahirimo n'impamo ya Mungu. Muze witsetsa nawe. Muze reka ngende rero ariko rero yego kugira gahunda nawe nukubanza gushaka amafaranga menshi numara kuyabona uzambwire dupange nta kibazo. Amafaranga ntaco. Urakoze rero sha. Sawa bye. Ariko azi kuzunguza amabuno wama nkagabira igitamo. Haca amafaranga ambwiye amafaranga ndagurishira he n'ificurutsa si nkurwafurafura mpaka. Unajura no kuna. Ariko nawe uri bogari. Wandi bogari rwose. Ese busanzwe usibye akabari ukora iki? Jewe. Ntabwo akabari kanyuze n'isiko akajya nkweramo. Njya nkabona hari ku muhanda. Wandi n'umuforoderi giye nkora ibintu byinshi. Umva nkubwire. Ariko ku mukobwa wanje. Ku mukobwa wanje waje. Ntasone mwiza ugahagarara n'umukobwa usanga duhagaze ari ikintu twakoze. Usanga umuntu ahagaze n'umuntu ese reka ngo kibazo cyamaze. Ecese. Ubundi amukobwa uzabirongorera. Uzabirongorera? Muri no mudugudu hari umuntu nabwiye ngo azabandongorere. Nigeze nkubwa ngo uzabandongorere. Kandi wanyana imbwa ariko ubundi reka nkwaza. Reba uno mukobwa umurebe wirebe. Buriya buyoga wiri gucuruza ubona wabona amafaranga yo kutunga umukobwa wanje. Umva ubu nagufoma zinonda urumva nkubwire. Ubu nagufoma zinonda ukabyara kurajisha. Ibeshe nkwereke. Nkugiki ibeshe se. Ibeshe ndakora cyane. Ecese cyanta. Bekora. Njegera gufura abakobwa cyangwa wagira ngo kirarana nabo. Nabafuhira sabanje. Nasone. Ugenda umuhishe none. Umuhisha se muhisha. Umva nzongera kukubonana nawe. Urumva nzongera kukubonana nawe. Nzaguheza umwuka wa nturo. Uzabese umushimbaraga. Nasone. Dushimbaraga. Nuko mfashe ngo nkwereke. We nawe tesha wangagenda. Kandi umva nkubwire rero. Nawe nukomeza kwitwara gutyo. Nizina ry'Imana nzakuturumbura nzakurukana kandi uzabibona. Yako si papa ngiye nago mfite uburenganzira. Uburenganzira bw'iki bwo gukundana n'imbwa bwe nteze ngo. Nkiri umwana narakuze. Warakuze? Nyagukurinda muri ayo maho we warakuze wowe ushaka kunyumvisha ibintu ntazi ngewe. Ndavuze gucishwa hangaha. Adakurasara n'amadegede yikoreye. Gakururinda mu maho. Umva nkubwire rero. Tware nyine. Gatwara imbeba mu menyo.
ntasone dore ko acikano wowe warashe n'ubundi uzajya umufungirana se sha kwara